Umukobwa mwiza wo mu cyaro uri gucuruza mu gasantere kari aho mu cyaro, arimo ahamagara abantu kuza kumugurira amafi yari arimo acuruza. Umumama w'umukire uvuye mu mujyi yaje guhahira muri iryo soko amafi. Akagenda anyura kuri buri mucuruzi areba amafi ye, agahita amubwira ngo pakinga yose nta kibazo ndayagura. Abacuruzi hafi ya bose arabagurira imifungo yabo yose bari batanditse. Ageze ku mukobwa nababwiye wari urimo uhamagara abantu ngo baze bamugurire amafi arimo acuruza. Uwo mumama wari urimo ugurira abacuruzi bose ageze kuri uwo mukobwa, umukobwa asa n'umwirengagije. Umukobwa asa nk'aho uwo mumama asanzwe amuzi kandi uwo mumama atari ubwa mbere aje guhahira aho hantu. Muri make basa nk'aho bari baziranye ariko mu buryo butari bwiza. Umumama ageze kuri wa mukobwa aramubaza ati, "We wagakobwa we?" Undi asa n'umwirengagije arakomeza ati, "Si wowe mbaza?" Undi aramureba arangije aramubaza ati, "Amafi yawe se noneho ubu ngubu uri kuyagurisha angahe?" Umukobwa aramubwira, amaze kumubwira undi aramutuka cyane ati, "Aya mafi mato gutya ntabwo nshobora kuyagura kuri ayo mafaranga." Bisa nk'aho uyu mumama yari umwirasi cyane, kandi iyo yageraga kuri uyu mukobwa yamwenzagaho cyane. Ati agakobwa katize gusa, n'ibindi bitutsi byamucyuriraga ko atigeze yiga kandi aciriritse. Mbere y'uko nkomeza inkuru, mukore subscribe kugira ngo channel izamuke. Uyu mukobwa yitwaga Chidiyo Mimi. Chidiyo Mimi ageze imuhira yari atuye mu kazu kabi cyane kandi gato, kandi yabagaho wenyine muri icyo cyaro. Ageze mu rugo yicaye arimo abara udufaranga yari yakoreye uwo munsi, areba ifoto imanitse mu nzu ye. Iyo foto yari iriho we ndetse n'undi mugabo. Arayibwira, "Mugabo wanjye, uno munsi mu isoko banyuriye ngo sinigeze niga, bagenzi banjye nabo baranseka cyane." Kumbe uyu twabonaga nk'umukobwa yari yarashatse, ahubwo yari umupfakazi, umugabo we yari yaritabye Imana. Bwarakeye asubira mu isoko agiye gucuruza ya mafi ye. Nanone wa mugore wo mu mujyi w'umukire aragaruka. Abacuruzi bose bo mu isoko bamushagaye kuko yarabaguriraga hafi ya bose. Bati, "Umugore wo mu mujyi wagarutse, noneho mfite amafi meza cyane." Nk'uko bisanzwe akabahenda akabagurira amafi yabo yose. Arongera ageze kwa Chidiyo Mimi aramubaza ati, "Noneho se aya mafi yawe none haragura angahe?" Chidiyo Mimi kuko yari amuzi arangije aramubwira ati, "Ntabwo ngurisha." Umugore ararakara cyane aramutuka bikomeye, yongera kumucyurira ko ari umukobwa utarize kandi uciriritse. Chidiyo Mimi nubwo yari yarapfakaye ariko yari akiri umugore ukiri muto cyane. Chidiyo Mimi yaratashye nanone ababaye cyane, yigira hafi y'inyanja baroberagamo amafi, ahantu hari akayaga hatuje cyane. Ati, "Sinize harya nibyo abantu bakunda kuncyurira, uretse ngiye kwiga, niyo natangirira muri primaire ariko ngiye kwiga. Harya ngo nta cyongereza nzi, ngiye kwiga, nyuma nzaza ndebane n'uriya mugore uhora uncyurira ngo sinize, nanjye musuzugurire mu maso y'abantu kandi musubiza mu cyongereza cyiza cyane." Ntibyatinze koko Chidiyo Mimi yagiye mu gashuri kari aho mu cyaro ajya kwiyandikisha. Directrice aramubaza ati, "Ongera harya umbwire icyo uje gukora kuri iri shuri." Chidiyo Mimi aramubwira ati, "Nje kwiyandikisha ngo ntangire kwiga." Directrice ati, "Urabizi ariko ko nutangira kwiga uzaba ari wowe munyeshuri mukuru dufite muri iki kigo." Chidiyo Mimi ati, "Yego ndabizi rwose." Ntabwo byatinze Directrice yaramwemereye atangira kwiga, akajya aza kuri rassemblement abanyeshuri bagenzi be bakamuryanira inzara ari nako bamuseka. Bati, "Uriya si Chidiyo Mimi ucuruza amafi mu isoko? None se buriya aje gukora iki?" Bamuseka cyane. Nawe akabyumva ko bamuseka, akanabibona ko bamuseka ariko akabihorera. Hari umukobwa nawe wigaga muri iryo shuri utari umeze nk'abandi basekaga Chidiyo Mimi, witwaga Fatima.
ari nawe akigera muri classe bwa mbere wamwakiriye bakajya banicarana, niwe muntu bavuganaga muri classe wenyine ndetse no mu kigo cyose. Hari kandi n'undi musore waje kuhiga vuba utahamaze igihe kinini witwaga Kelechi. Kelechi yari umwana wo mu mujyi kandi wari ufite icyo apfana na directrice w'icyo kigo. Papa w'uyu mwana yari musaza wa directrice w'icyo kigo, ni ukuvuga ngo directrice w'icyo kigo yari anti wa Kelechi. Kelechi yari yaroherejwe n'ababyeyi be ko kundi umwana atangira kwigira nabi ubundi bakamwoherereza mu miryango. Nuko Kelechi yisanze aho kwa anti we, akaba yiga no mu kigo anti we ayoboye. Kelechi rero murabizi umwana wo mu mujyi uje mu cyaro kandi w'umusore mwiza usirimutse. Abakobwa biganaga baramurwaniraga ariko Kelechi we yasaga nkaho atabitayeho na gato. Ubwo ishuri Kelechi yigagamo ni naryo Chidiyo Mimi yigagamo ndetse na ya nshuti ye yamwakiriye yitwa Fatima. Chidiyo Mimi yakomeje kwiga ashyizeho umuhate, ari nako mu gitondo mbere y'uko ajya ku ishuri yazindukaga akajya kuroba amafi, yataha avuye kwiga agahita ajya gucuruza ya mafi yarobye mu gitondo. Kelechi Chidiyo Mimi yari umukobwa utarize ariko mwiza kandi witonda. Kelechi yatangiye kubenguka Chidiyo Mimi. Umunsi umwe Chidiyo Mimi yicaye muri classe ari gusubira mu masomo, abandi bari hanze bari gukina. Yari arimo ariga ijambo ry'icyongereza ryamugoye cyane kurivuga. Ari aho abari bari gukina umupira hanze barawushota cyane umusanga mu ishuri aho yari yicaye. Ntiyabyitaho. Kelechi yinjira aje gufata umupira ngo asubire gukina n'abandi. Chidiyo Mimi aba aramubwiye ati umuhungu wo mu mujyi. Abantu bose biganaga bamwitaga umuhungu wo mu mujyi. Umuhungu wo mu mujyi waje nkakwereka akantu mfasha. Yamusabaga kumufasha gusoma iryo jambo ry'icyongereza ryamugoye kuva kare. Kelechi ibyo gukina abivamo atanga umupira hanze we, araza yicarana na Chidiyo Mimi amwigisha kuvuga iryo jambo ry'icyongereza ryari ryamugoye cyane. Kuva uwo munsi barakomeje bakajya baganira basaga nkaho banaturanye. Kelechi akomeza kujya afasha Chidiyo Mimi kwiga. Chidiyo Mimi akomeza kujya atembereza Kelechi icyaro bari batuyemo, cyane cyane ko we yari kavukire. Ubucuti bwabo burakomera. Byaje kugera igihe Kelechi aza gusura Chidiyo Mimi mu rugo aho yabaga wenyine. Aramwigisha. Kelechi sinzi uko yaje kubona ifoto imanitse hejuru iriho Chidiyo Mimi n'undi mugabo. Kelechi abaza Chidiyo Mimi ati niba bitakubangamiye nakubaza uriya muntu muri kumwe mu ifoto ninde? Chidiyo Mimi ati uriya ni umugabo wanjye wapfuye. Kelechi ati wari warashatse? Chidiyo Mimi ati reka tubireke sinshaka kubivugaho kuko binyibutsa ibihe bibi nagize by'ukuntu umugabo wanjye yapfuye. Kelechi ati Chidiyo Mimi wanyizera ariko? Chidiyo Mimi ati papa yambyaye yari njye mukobwa wenyine mu rugo. Papa rero ntabwo yizereraga mu by'abakobwa kujya ku ishuri. Yavugaga ko abakobwa batagomba kwiga baremewe kuba abagore. Niyo mpamvu ubona ntigeze niga na gato. Papa rero yaje kunshyingira inshuti ye mfite imyaka 15. Nyuma rero umugabo banshyingiye aza gupfa. Ubu amaze imyaka itatu apfuye. Twari tumaranye imyaka 7. Kelechi ati bagushyingiye ufite imyaka 15? Chidiyo Mimi ati yego. Kelechi ati none se ubu ngubu ufite imyaka 25? Chidiyo Mimi ati yego. Kelechi yari afite imyaka 21, Chidiyo Mimi afite imyaka 25. Kelechi yaje kumenya ubuzima bwa Chidiyo Mimi, barakomeza baba inshuti cyane kugeza ubwo Kelechi yarasigaye afasha Chidiyo Mimi kujya kuroba amafi, akajya kumureba mu rugo akamufasha imirimo yo mu rugo, aho umuhungu wo mu mujyi yaragezaho ku rwego rwo kwakisa inkwi. Byarakomeye cyane kugeza ubwo icyaro cyose cyari gisigaye gihwihwiswa ko aba bombi basigaye bakundana. Bakavuga bati uriya mugore nta soni agira gukundana n'umwana aruta noneho yaranapfakaye.
Byaravuzwe cyane kugeza ubwo anti wa Kelechi ariwe directrice wa cya kigo nawe bimugeraho, acunga Kelechi agiye aramukurikira abona aho agiye koko ni kwa Chidiyo Mimi. Arataha arakaye cyane kuko asanze ibyo bavugaga koko ari byo, ko umwana abereye anti ashobora kuba akundana na Chidiyo Mimi umugore w'umupfakazi. Kelechi yaratashye akigera mu rugo kwa anti we aba aramubajije ati wiriwe he? Kelechi ati nari ndi gutembera karitsiye. Anti ati ubwo uzi ko ntazi aho wiriwe rero. Kelechi ahita yumva ko anti we yamuvumbuye aba aramubwiye ati anti ntabwo ari nk'ibyo utekereza. Anti ati ngaho mbwira ibyo ndi gutekereza, ibintu bituma wirirwa na n'uriya mugore ni biki? Kelechi ati ariko anti Chidiyo Mimi iyo turi kumwe atuma numva mfite amahoro. Anti amubwira ko agomba kureka kongera kubonana na Chidiyo Mimi. Umunsi umwe abakuru b'icyaro bari batuyemo baje ku rugo aho Kelechi atuye kwa anti we. Turashaka kureba umuhungu winjiye umukazana wacu. Anti ati ni ukuri namwe ntimukumva amabwire, ibyo bavuga si byo, ntabwo umwana wanjye yakora ibintu nka biriya, mujye mumenya abaturage baravuga gusa, ni amagambo ni ukuri. Anti wa Kelechi yari abubashye cyane kuko bari abakuru b'icyo cyaro bari batuyemo. Bakiri aho Kelechi aba arasohotse ibyo bavugaga yarabyumvaga. Kelechi ati mwebwe ntimushinzwe kumenya uwo mvugana nawe. Abakuru b'icyaro bati aka kana ko mu mujyi katanagira ikinyabupfura. Anti we agerageza kumuturisha Kelechi aranga. Ati anti ndeka mbwire aba bantu rwose. Ati mwebwe nta n'isoni murashyingira umwana ufite imyaka 15, umugabo yarapfuye none ngo ninde umuvugishije? Mwabisaza mwe. Arabatuka arangije arigendera. Kelechi yaje kujya kwicara hafi y'inyanja ahantu bakundaga kwicara nawe na Chidiyo Mimi, ahantu hari hatuje ngo atekereze. Chidiyo Mimi bidatinze amusangayo. Ati muhungu wo mu mujyi naho wicaye? Undi ati yego. Yaraje baricarana. Chidiyo Mimi ati numvise ngo abakuru b'icyaro baje kukureba mu rugo barakaye ngo bakubuza guhura nanjye. Kelechi ati ntabwo bambuza guhura n'umuntu umpa umutuzo muri njye. Chidiyo Mimi ati njyewe wandika ubonye naguteza ibibazo, hari abakobwa benshi beza bo mu mujyi kandi mwaba inshuti nk'uko natwe turi inshuti. Kelechi ati si ibyo gusa, ntabwo ibyiyumvo niyumvamo ari iby'ubucuti gusa, ndagukunda Chidiyo Mimi. Chidiyo Mimi ati uravugisha ukuri? Kelechi ati yego. Chidiyo Mimi ati noneho uko niyumva si njye njyenyine gusa. Kumbe aba bombi bari baramaze kwiyumvanamo bakundana, noneho bahita banabigira official. Kelechi yaratashye mu ijoro avuye kubonana na Chidiyo Mimi kuri ya nyanja, asanga anti we yasohoye ibikapu bye hanze. Kelechi ati anti ko wasohoye ibikapu byanjye hanze? Anti ati wanze kunyumva ntabwo natuma wangiriza izina ryanjye nanditse iyi myaka yose, genda subira kwa papa wawe. Kelechi ati ariko anti burije sinabona uko nsubira kwa papa dore n'imvura igiye kugwa. Anti ati shaka aho ujya njye sinabana nawe unsebya. Imvura yaraguye imunyagirana n'ibikapu, nta handi yari kujya usibye kwa Chidiyo Mimi aho yabaga. Yagiye kwa Chidiyo Mimi, agezeyo arakomanga. Chidiyo Mimi aramufungurira asanga yanyagiwe cyane n'ibikapu, aramufubika igitenge yari afite. Bwarakeye Chidiyo Mimi aba yazindutse ajya kuroba amafi, agarutse asanga Kelechi yabyutse. Chidiyo Mimi ati Kelechi wabyutse? Kelechi ati wakoze cyane, iyo ntinda byari kuba bibi cyane. Ati ndwara umusonga. Ati iyo ntinda gato sinzi uko byari kugenda n'iriya mbeho. Chidiyo Mimi ati anti wawe yatinyutse kukunyagiza kandi azi ko urwara umusonga. Kelechi ati ntabyo yarazi ariko ntiyitaye no kubimbaza. Kelechi na Chidiyo Mimi bakomeje kwibera muri iyo nzu uko ari babiri. Chidiyo Mimi arwaje Kelechi nubwo bitari cyane ariko imvura n'ubundi yari yamugizeho ingaruka.
Ntibyatinze rero anti wa Kelechi yaje guhamagazaho ababyeyi ba Kelechi ababwira ko yabuze umwana, ko yamubwiye ngo agume hanze basi ngo aze kureba ko yakwisubiraho akarekana na Chidiyo Mimi. Abona umwana ntiyongeye kugaruka, nibwo abatumijeho. Ababwira ko ashobora kuba azi aho aherereye, ko hari umugore w'umupfakazi yakunze cyane, ko yaba ariho yaba ari nta handi. Anti yahise abajyana kwa Chidiyo Mimi kandi koko Kelechi niho yari amaze iminsi. Bagezeyo basanga Kelechi arimo kwasa inkwi. Papa wa Kelechi ati ni biki Kelechi? Ko uri hano ni ukubera iki? Kelechi abona ababyeyi be bazanye na anti we baje kumureba. Asuhuza ababyeyi be, Chidiyo Mimi abibonye asa n'ugiye. Kelechi aramuhamagara amufata mu kiganza, abwira ababyeyi bati uyu ni Chidiyo Mimi, ni umugore nkunda. Papa Kelechi afata umuhungu we amujyana ku ruhande ati mwana wanjye, mu bakuri bose ufashe umupfakazi koko ukuruta? Kelechi ati papa uriya mureba yashyingiwe afite imyaka 15, ubu afite imyaka 25, njye mfite 21, nta tandukaniro rinini ririmo. Uretse uriya mugore ampa umutuzo n'ibyishimo, kandi uribuka umbwira ko sinzigere ntakaza ikintu kimpa umutuzo, kandi uriya mugore yantunze ukwezi kose mu mafaranga ye papa. Papa wa Kelechi yaramwumvise bagaruka baza kureba Chidiyo Mimi. Papa wa Kelechi abaza Chidiyo Mimi ati none se byashoboka ko waza tukajyana mu mujyi tukabana? Chidiyo Mimi arahakana avuga ko ataza asize bizinesi ye, kandi ko ataza atarangije amashuri kuko yatangiye kwiga. Kelechi nawe ahita avuga ko nawe ashaka kuguma hano kubera ko ashaka kwiga akarangiza amashuri ye. Ababyeyi ba Kelechi babuze icyo bavuga n'icyo bakora, barabareka basa nk'ababakomoreye ngo bikomereze urukundo rwabo. Kelechi na Chidiyo Mimi barakomeje bariga banakomeza kwikundanira. Filime yarangiriye hano.